Kubasuhuza rero aha ni kuri Clarisse TV official hahandi tubigishiriza gusuka, ariko nkuko twabibasezeranyije iyi channel igiye gutangira twababwiye ko tuzabagezaho inkuru nyinshi zitandukanye, habaye inkuru zisekeje, haba kubigisha iby'ubuzima busanzwe. Ubu buzima kububamo iyo ufite experience yabwo hari aho ugera ntutsindwe. Rero ayo masomo yose tuzagenda tuyigaho, tubigishe n'uburyo umuntu yakwishima. Rero hano dufite inkuru y'umuntu waba warishimye natwe bikadukoraho, twifuza ko namwe iyo nkuru twayibagezaho kugira ngo namwe mwishime. Iyo nkuru rero irashimishije, nuyumva pe nawe urumva wishimye. Ni inkuru y'umukobwa witwa Claudine n'umuhungu witwa Manuel. Manuel rero yakoraga mu gipangu kimwe aturanye naho Claudine akorera. Noneho umwe akajya yumva undi aracuranga karadiyo, umwe akavuga undi akaririmba, bifuza kugira ngo bazahure. Ariko mu by'ukuri se ninde muntu wabanje kubwira undi ko ashaka ko bahura? Ni ukuvuga ngo Manuel yarabanje akajya ahamagara, ariko we wa muntu we numva avuga, nuko baza kumenyana. Rero bahura buriye ibipangu, barurira, barabonana, bararebana, baramenyana. Noneho barangije baza gukundana. Muri uko gukundana kwabo ariko Claudine akaba yarafashe icyemezo cy'uko nta muhungu bazabana badakoze ubukwe. Nuko abibwiye Manuel, rero Manuel aravuga ati nta mafaranga nabona kugira ngo dukore ubukwe, ibyiza nuko wareka tukabanza tukibanira, hanyuma ubukwe tukazabukora nyuma. Claudine arahakana ati ibyo bintu ntago byakwemerwa. Noneho Claudine abaza Manuel ati se ubundi ko numva ufite ubwoba bw'ubukwe nta mafaranga waba warigeze ukorera? Manuel aramubwira ati narasevinze mfite ibihumbi 300. Claudine aramubwira ati se ko nanjye mfite 200 nta kuntu twabikora mu bukwe? Manuel arangije aravuga ati se aho kugira ngo dukore ubukwe nitugera mu rugo tuzakene, ibyo ntibyaba ari ibibazo? Waretse tukaba ayo mafaranga tukayashakishamo ubuzima, hanyuma ubukwe tukazabukora nyuma. Claudine aranga aravuga ati ibyo si ibintu. Arangije aravuga ati rero reka nkwereke ikintu dukora, reka tugende tujye mu murenge, nituva mu murenge tuze duhite twibanira, hanyuma tuzakora ubukwe. Ariko mu by'ukuri ntabwo nshobora kubana nawe ngo duhite dukomeza tubyare n'ubu bukene twaba turimo, ni ukubanza tugashaka amafaranga. Manuel abitekerezaho akajya avuga ati uyu mukobwa ntabwo ashaka yuko mbana nawe, kandi nubwo yakwemera ntabwo ashaka ko tubyarana. Urumva umuntu uri kuvuga ngo tuzabanza ngo tugire gutya ngo dushaka amafaranga, ntabwo ashaka kubyarana nanjye. Atangira no kwibaza ko atabyara, ariko kubera ukuntu yari yaramukunze baremera, aragenda ajya mu murenge, barasezerana. Bamaze gusezerana barabana. Nyuma yo kubana rero bakajya bakoresha agakingirizo, ariko Manuel bikajya bimubangamira cyane. Rimwe na rimwe agaho akirakaza akavuga ati ni iyihe mpamvu ituma naragushatse tukajya mu murenge ukajya urumbwira gukoresha agakingirizo? Claudine akamubwira ati ntabwo giye nigize mpanga gahunda yo kuba byara umwana ntafitiye ubushobozi. Urabona ukuntu tubayeho, akazu ni inkodeshanyo, inzu y'icyumba kimwe na saro, urumva twayibyaramo umwana nta bushobozi na buke dufite, byagenda gute? Noneho hakaba hari amafaranga bari barasaguye muri kwa kujya mu murenge, hari amafaranga basaguye bayashoramo utuntu baracuruza. Imana ibaha umugisha, baragenda baracuruza, barakira birenze. Noneho batangira kujya basohokana, bakagenda bakajya ku Gisenyi, barambuka bageza Zanzibar, baragenda barakira. Noneho baza kuvuga ati subu icyakabaye cyiza, noneho ubundi twakora ubukwe. Baravuga ati nta kibazo rwose reka dukora ubukwe. Babyemeranwaho, noneho bakora ubukwe bafite amafaranga, bafite amazu, barageze ku bintu byinshi bikomeye. Noneho bahita bemeranwa yuko bagomba no kubyara. Avuga ati rero nta gisigaye, reka noneho tubyare. Babyemeranwaho kubera ubutunzi bari bamaze kugeraho. Ariko noneho Manuel kubera ukuntu abonye ahantu ageze, abifashijwemo n'umugore wamugiriye inama nziza, ategura imodoka yo kuzamuha ku munsi w'ubukwe.
amushimira hagati y'abantu ku munsi w'ubukwe, aravuga ati ntabwo nari nzi agakingirizo, ariko uyu mugore niwe wakamenyesheje. Iyi modoka ni iy'ubutwari bw'uyu mugore kubw'uko yanyigishije kwirinda. Nuko abantu bose baratangara, hari abantu benshi batari bazi iby'ubukingirizo, hari abantu benshi babavugaga bakavuga se niye mpamvu batabyara, abantu bose bakabatekerezaho. Manuel bakajya bamubwira ati ariko ubundi uriya mugore utabyara, ariko agaceceka kubera babiziranyeho. Ariko nawe akagenda akabitekereza akavuga ati si ubu naba yaranyigishije kari agakingirizo ariko kumba atabyara. Nuko nyuma yaho rero baza kubana, baratunganirwa, baranabyara. Abantu bose bakuramo isomo yuko umuntu ashobora gukoresha agakingirizo akirinda, ashobora gukoresha agakingirizo akarinda uwo babana, ashobora gukoresha agakingirizo bakagera ku cyo bashakaga kugeraho, bakirinda inda zitateganijwe. Nuko rero iyo niyo nkuru nari nabateguriye uyu munsi ya Manuel na Claudine, naho ubutaha.